murongo urabona ko abasilamu bishimye ewana alhamdulillah no gushima nyagasani. Ubusa abantu bose bagutumiye uraza kubona ahantu ushyira ibyo biryo koko? Imva invitation ngo zimaze kuba 25 no kuvanga ujya Rwamara Nyarutarama Kimirongo ahantu hose ugomba kuhagera ku bavandimwe. Neho wishima umunsi ubishaka ubigambiriye utegekwa gufunga gusiba amezi 2 akurikiranye kubera ko wishe nkana igisibo. Umunsi soza igisibo cy'abayisilamu ufata ute wumva ute muri rusange? Ndawufata nk'umunsi ukomeye cyane kuko n'umunsi w'amateka ku bayisilamu n'abayisilamukazi. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi baba bagiye bitabira ukabona ko mu by'ukuri banabyishimiye ndetse banaserebuye bavuga ati dusoje igisibo, yari iminsi myinshi cyane tugiye gusohoka twishime dutembere. Yewe hari n'abatumiye ndetse hari n'abatumiwe. Wowe watumiwe cyangwa nawe watumiye? Ngo nagushaka gutanga rero ku muceri wawe. Nagaruka ngakutanga ko nyine badutumiye ahantu badutumiye tugiye kujya nyine ya ukaba ari batwakira. Ako nyine ni waneza tu. Ni ibintu byumvikana kabisa. Bakunda kuvuga yuko abasore batajya barya iwabo akenshi bajya kuvumba. Nibyo? Akenshi nibyo kabisa kuko abasore dukunda kavuyo iyo turi hamwe bumva nyine tukora ko tuba muri kavuyo tubijya ari byinshi tunabyishimiye kabisa. Ahubwo turi gusaba Imana turinde no mvura kabisa. Ubu ni ukuvuga ngo yes, ngira ngo twakiriye mugenzi wacu inshuti yacu. Uyu munsi wowe ufata ute? Uyu munsi mbere na mbere ikamaze nivuga izina nitwa Jamil. Umunsi rero mwakiriye neza kubera ko n'ibyishimo cyane cyane navuga mu bayisilamu muri rusange. Ibyo byishimo rero biteye gute? Ibyo byishimo ni ugusoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Ukwezi kwa Ramadan kugizwe n'iminsi 30 kandi uko kwezi ni itegeko. Iyo ubarije rero itegeko rivuye ku Mana nta kabuza uba witeganyirije ejo hawe hazaza mu buzima bundi butari hano ku isi. Ese wenda nk'iyo wenda wishe umunsi umwe mu gifungo urakirwa? Ukwezi kose kurakirwa nta kibazo cyangwa uwo munsi uvamo? Nibyo. Ukwezi kwa Ramadan rero burya kugira amategeko yako. Icyambere kugira iminsi 29 cyangwa 30. Iyo wishe rero umunsi umwe ubishaka no kuvuga yuko uwo munsi uba ugomba kuzawishyura. Ntabwo bivuze ko ari iminsi yose. Iminsi yose ushobora gufunga cyangwa se gusiba. Ariko noneho wishima umunsi ubishaka ubigambiriye utegekwa gufunga gusiba amezi 2 akurikiranye kubera ko wishe nkana igisibo kandi itegeko ry'Imana. Ntabwo rero ari byiza ko umusiramu muzima yagwa mu kosa nk'iryo ngiryo. Iyo bitamuturutseho nk'uburwayi icyo gihe arasiburuka kubera ko nabyo biremewe. Hanyuma nyuma y'iminsi 30 akazishyura wa munsi cyangwa se indi minsi yaba atarabashe gufunga ariko biturutse nk'uburwayi cyane cyane nibwo bugaragara. Twagiye tubona abantu benshi cyane bitabiriye urana ko mu by'ukuri ari ibyishimo, bamwe bifotoza abandi bafata amafoto, ariko hakaba n'abavuga ati wenda uyu munsi ni umunsi wo kurya turarya umuceri. Abantu bavuga gutyo wowe nicyo bababwira? Uyu munsi barabyemerewe kandi nabyo bagomba no kubyishimira kuko nawe ibaze kumara iminsi 30 ureba ibyo kurya byiza ukaba nta wakubuza kubifata uretse kubera gutinya rya jambo ry'Imana no gutinya Imana. Ibyo ko bikora wigomwe. Ni nayo mpamvu bakubwira ngo uramutse uriye nta wakubuza, ariko kubera ko wubahirije rya tegeko ry'Imana niho hari rero ingufu. Niho hari ingufu z'Imana.
niyo mpamvu rero niyo umuntu asiburutse yishimira kwa kwihangana yagize iminsi 30 yose akarya akanywa akanezerwa. Uyu munsi watumiye cyangwa bagutumiye? Ni ibintu bibiri bisa. Natumiye banantumiye. Uvuga ngo wose urajya kureba ukuntu bimeze. Yego. Reka tugushimire. Okay. Urakoze cyane. Ariko ntago mwanyibwiye rero. Nge nabibwiye ariko mwebwe nitwa Sanze Rodrigue. Ndi umunyamakuru wa TGP TV show dukorera ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Kuri YouTube ahantu hose tuba turiho. Yego, ni byiza rero. Ushaka urajya aho unarebye. Yo nta kibazo. Murakoze. Namwe murakoze cyane kandi Imana namwe bishimire. Yego. Ngira ngo twari turi kuganira n'umuvandimwe wacu kandi byukuri byinshi bigiye bitandukanye turagenda tubona n'abandi bagiye batandukanye. Yes, ngira ngo uragenda ubibona kabisa. Twongeye twubaha ikaze rero nkuko twababwiraga yuko mu kanya turi buze kwinjira mu gikorwa nyirizina. Ngira ngo urabibona ko cyatangiye, batangiye amasengesho, bari gusenga. Ni ibintu byiza cyane. Urabona yuko mu by'ukuri abantu ni benshi bitabiriye, bakomeje kugenda ndetse kandi bakinitabira. Ni ibintu byiza rero, ngira ngo wenda buri muntu wese aba agomba kubaha ndetse akanubahiriza. Urabona ko mu by'ukuri bakiza kandi ubona ko amasengesho yabo ari kugenda neza cyane. Ngira ngo wenda ni igikorwa cyari kimaze ukwezi abantu bakitegura, bari mu gifungo, abayisilamu. Ngira ngo rero ni ibintu byiza cyane ndetse kandi tugomba no kuba twubaha ndetse tunubahiriza. Ngira ngo wenda ushobora kuba utari umusilamu cyangwa se uri we, gusa amadini yose aba agomba kubahana ndetse ntihagire uvuga ngo ibyo uri arimo nibyo byiza, ibyo arimo nibyo bimeze gutya na gutya. Twese tukumva yuko aba ari amahitamo ya buri umwe ndetse aba ari amahitamo meza kandi aba yarahisemo yabanje kuyatekerezaho. Ngira ngo rero ni igikorwa mu by'ukuri gikomeje kubera hano Nyamirambo. Ngira ngo abatarahagera ni muri stade ya regional, by'umwihariko hakunze kubera imipira igiye itandukanye. Wenda turaza kugenda dukurikira igikorwa nyirizina muri rusange, tugenda tureba ukuntu bimeze, tugenda ndetse tunakurikirana igikorwa cyose muri rusange. Wowe rero utarakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane, uzajye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ndetse unareba amakuru agiye atandukanye kuko tuyakugezaho ku gihe kandi aba live show kabisa, tugenda dutwika impande n'impande. Twongeye twubaha ikaze rero nkuko twababwiraga yuko mu kanya turi buze kwinjira mu gikorwa nyirizina. Ngira ngo urabibona ko cyatangiye, batangiye amasengesho, bari gusenga. Ni ibintu byiza cyane. Urabona yuko mu by'ukuri abantu ni benshi bitabiriye, bakomeje kugenda ndetse kandi bakinitabira. Ni ibintu byiza rero, ngira ngo wenda buri muntu wese aba agomba kubaha ndetse akanubahiriza. Urabona ko mu by'ukuri bakiza kandi ubona ko amasengesho yabo ari kugenda neza cyane. Ngira ngo wenda ni igikorwa cyari kimaze ukwezi abantu bakitegura, bari mu gifungo, abayisilamu. Ngira ngo rero ni ibintu byiza cyane ndetse kandi tugomba no kuba twubaha ndetse tunubahiriza. Ngira ngo wenda ushobora kuba utari umusilamu cyangwa se uri we, gusa amadini yose aba agomba kubahana ndetse ntihagire uvuga ngo ibyo uri arimo nibyo byiza, ibyo arimo nibyo bimeze gutya na gutya. Twese tukumva yuko aba ari amahitamo ya buri umwe ndetse aba ari amahitamo meza kandi aba yarahisemo yabanje kuyatekerezaho. Ngira ngo rero ni igikorwa mu by'ukuri gikomeje kubera hano Nyamirambo. Ngira ngo abatarahagera ni muri stade ya regional, by'umwihariko hakunze kubera imipira igiye itandukanye. Wenda turaza kugenda dukurikira igikorwa nyirizina muri rusange, tugenda tureba ukuntu bimeze,
tugenda ndetse tunakurikirana igikorwa cyose muri rusange. Wowe rero utarakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane, uzajye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ndetse unareba amakuru agiye atandukanye kuko tuyakugezaho ku gihe kandi aba live show kabisa, tugenda dutwika impande n'impande cyane kabisa. Assalamu alaikum, mwatuvugisha bimeze gute se? Alhamdulillah. Ngo uno munsi ni ku ride, ibintu bimeze neza cyane. Wowe uyu munsi ufata ute kuri wowe? Umunsi nyine ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi urenze, ni umunsi w'igihangange, nyine ni umunsi w'ibyishimo mu by'ukuri ku muntu uwo ari wese w'umuyisilamukazi. Wowe nta munsi wishe? Iminsi bihari yo kwica tubitewe bihari ntago yabura. Ngira ngo noneho uyu munsi ni ukurya umuceri kabisa. Tumenye nk'abantu bangahe? Abantu ntago nigize numira abantu kubera ko ntago nta mwanya mfite wo kugira wo kuba nabitaho, ahubwo ngiye banumiye. Ngo ntago ushaka gutanga rero ku muceri wawe? Ntago ariko ngo kuwutanga ko nyine badutumiye, ahantu badutumiye tugiye kujya nyine ukaba ari batwakira, ariko nyine ni waneza tu ni ibintu byumvikana. Nje ntacyo usibye alhamdulillah yonyine. Reka tubashimire, murakoze. Murakoze namwe. Twakiriye kabisa undi mushaha. Naam. Assalamu alaikum ku basilamu bose, Idi Mubarak. Naam. Ni ukuvuga ngo nawe uyu munsi ugiye gukanda umuceri, ndabona ufite na courage. No munsi umuceri umva nukukanda kabisa, urabona ibintu byose mashallah byasubiye ku murongo, urabona ko abasilamu bishimye. Alhamdulillah, no gushima Nyagasani. Ubusa abantu bose bagutumiye, uraza kubona ahantu ushyira ibyo biryo koko? Umva invitation ngo zimaze kuba 25, ni kuvanga ujya Rwamara, Nyarutarama, Kimirongo, ahantu hose ugomba kuhagera ku bavandimwe. Uraza kubona ahantu bishira? Umva umuntu nyine mu nda bameze neza bitewe n'igisibo, tuba tumeze neza kandi ni umunsi nyine wo gusangira muri rusange. Ku bantu batakuzi se ntabwo ujya ubibwira? Ngiye amazina yanjye nitwa Adrikivo. Nitwa Adrikivo, nkaba niga kuri Nyamirambo kwa Kadafi. Ni ukuvuga ngo ni naho nyine uri buze nose hoho nta kintu kiraba gihari wenda ku bantu wenda batatumiwe wenda baza wenda ko yicishwa nyine barebe ukuntu bimeze? Urumva ku musigiti nta kintu cyabura, ni lazima. Uwo muceri uba hari izo nyama, ariko nanone nyine mu ngo z'abantu naho biba bimeze neza. No gushima Mwenyezi Mungu wallahi. Ndabona wishimye kabisa, reka tugushimire. Sawa, nandi abashimye. Merci. Twongeye tubaha ikaze rero, nkuko twababwiraga yuko mu kanya turi buze kwinjira mu gikorwa nyirizina. Ngira ngo urabibona ko cyatangiye, batangiye amasengesho, bari gusenga. Ni ibintu byiza cyane, urabona yuko mu by'ukuri abantu ni benshi bitabiriye, bakomeje kugenda ndetse kandi bakinitabira. Ni ibintu byiza rero, ngira ngo wenda buri muntu wese aba agomba kubaha ndetse akanubahiriza. Urabona yuko mu by'ukuri bakiza kandi ubona yuko amasengesho yabo ari kugenda neza cyane. Ngira ngo wenda ni igikorwa cyari kimaze ukwezi abantu bakitegura, abari mu gifungo, abayisilamu. Ngira ngo rero ni ibintu byiza cyane ndetse kandi tugomba no kuba twubaha ndetse tunubahiriza. Ngira ngo wenda ushobora kuba utari umusilamu cyangwa se uri we, gusa amadini yose aba agomba kubahana ndetse ntihagire uvuga ngo ibyo uri arimo nibyo byiza, ibyo arimo nibyo bimeze gutya na gutya. Twese tukumva yuko aba ari amahitamo ya buri umwe ndetse aba ari amahitamo meza kandi aba yarahisemo yabanje kuyatekerezaho. Ngira ngo rero ni igikorwa mu by'ukuri gikomeje kubera hano Nyamirambo. Ngira ngo abatarahagera ni muri stade ya regional, by'umwihariko hakunze kubera imipira igiye itandukanye. Wenda turaza kugenda dukurikira igikorwa nyirizina muri rusange, tugenda tureba ukuntu bimeze
tugenda ndetse tunakurikirana igikorwa cyose muri rusange. Wowe rero utarakora subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane, uzajye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ndetse unareba amakuru agiye atandukanye kuko tuyakugezaho ku gihe kandi aba live show kabisa, tugenda dutwika impande n'impande. Twakiriye abandi basore kabisa ubona yuko biteguye gukanda umuceri. cyane kabisa. Ngira ngo wenda watangira bibwira dukurikiranye. Amazina yanjye nitwa Habimana Yahaya, hano muri Nyamirambo. Umunsi rero ukaba wagenze neza, twari twishimiye, bakaba bakurikiyeho gahunda yo gukanda umuceri kabisa. Wowe witwa nde? Ngewe banyita Nshimiyimana Musa nk'ibisanzwe bana kabisa. Umunsi ndabona nanjye ibyishimo byandenze, gusa irayidi no muri iyi minsi usanga ari nk'ibintu idasanzwe nyine kubona nyine tuba tutasanzwe tubibona, aba ari ibintu byiza cyane kabisa. Bakunda kuvuga yuko abasore batajya barya iwabo, akenshi bajya kuvumba, nibyo? Akenshi nibyo kabisa kuko abasore dukunda kavuyo, iyo turi hamwe wumva nyine tukora ko tuba muri kavuyo tubijya ari byinshi, tunabyishimiye kabisa. Ubwo turi gusaba Imana turinde no mvura kabisa. Ubu ni ukuvuga ngo warayikora tize kabisa, wana pompage wazibyukiyeho kugira ngo ubone aho ubishyira. Gushaka ahubwo ni ugushaka ibintu biri koza mu gifu mu kanya, bikoza neza kugira ngo ubone umuceri ahantu ushyira ababisa. Ni ukuvuga ngo mu kanya mugiye guhita mumanuka kabisa mujye kuwukanda umuceri. Ngira ngo wenda nagiye mbona inshuti nyinshi cyane zigiye zitandukanye zivuga ati natumiye, abandi bati badutumiye. Ni ibintu byiza cyane. Kuri wowe uba wumva byibuze wenda nko kwirayidi ari nk'iki warya ukishima ukarya ukumva urahaza, dukuyemo umuceri kuko umuceri wo ni rusange nta kindi kabisa. Ubundi ikintu numva nishimye nuko nzenguruka ingo nk'eshatu, wenda mba numva nyuze ingo nk'eshatu. Ubu saa 3 mu kanya haraho ngiye nuko ziri gutinda, saa 4 ndaba nkagezeho nka kande, ubundi mpaka na saa 6 afite ahandi, na saa 10 ubundi umunsi burarangiye. Nawe uri tayari kuwukanda? Ni ngombwa, none se ubyumva kabisa, no gukurikirana nyine mu maseri. Mu maseri reka tubashimire. Sawa, murakoze cyane kabisa. Tubaha ikaze rero nkuko twababwiraga, turacyari kuri stade regional, twakira abantu benshi bagiye batandukanye. Mbahaye ikaze kuri TGP TV show. Akoze cyane. By'umwihariko umunsi w'irayidi uwufata gute? Kuri wowe ufata gute? Mufata nk'umunsi mukuru w'abayisilamu mu Rwanda kugira ngo twishimire igihe cy'iminsi 30 tumaze dusiba, twishimire uburyo twigomwe kurya, kunywa, kureba ibintu bitandukanye kugira ngo twiyegereze Imana. Ubwo rero ni umunsi wo kongera kwishimira ibyo tugezeho. Abantu benshi bakunda kuvuga ko aba ari umunsi w'umuceri, umunsi wo kwishima, wo kurya. Uwo ufite abantu bawatumiye? Twatumiye abaturanyi, inshuti n'abo dukorana. Ibintu byiza cyane. Ngira ngo wenda hari icyo mwabwira wenda badukurikiye? Abadukurikiye turabifuriza umunsi mwiza, Eid Mubarak. Turabifuriza gukomeza kugira ibyiza. Abayisilamu bagenzi bacu turifuza ko batumira bagenzi bacu batari abayisilamu, kuko ntabwo ari ibyishimo byo ku musilamu gusa, ahubwo ni ibyishimo bya buri wese, ni ibyishimo byo kwishimira yuko twishimiye yuko twabonye kwigomwa ko ari byiza. Tubisangire rero, twerekane yuko twizihiwe n'umunsi. Reka tubashimire. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twakiriye undi mudamu mwiza cyane, tuguhaye ikaze. Yego, murakoze. Nimba nta kibazo watangiye bibwira abadukurikiranye. Banyita Dusayimana Sumaya, nkaba ndi umuyisilamukazi. Wowe umunsi usoza igisibo cy'abayisilamu ufata ute, wumva ute muri rusange? Ndawufata nk'umunsi ukomeye cyane kuko n'umunsi w'amateka ku bayisilamu n'abayisilamukazi. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi baba bagiye bitabira, ukabona ko mu by'ukuri banabyishimiye ndetse banaserebuye, bavuga ati dusoje igisibo, yari iminsi myinshi cyane, tugiye gusohoka twishime dutembere. Yewe hari n'abatumiye ndetse hari n'abatumiwe. Wowe watumiwe cyangwa nawe watumiye? Oya, ntabwo natumiwe,
ahubwo nanjye ngiye gukora ikirori na famiye yanjye mu rugo ku bisanzwe uyu munsi uba ari umunsi udasanzwe umuntu aba amaze iminsi 30 yifunze atajya atanwa yewe atishimisha uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri make kuvuga ngo ibintu bijyanye n'imirire birabihari umuceri inyama nawe uravyumva hari furu kwa furu ubu nuvuga ngo natwe uradutumiye ni karibu ndabatumiye reka tugushimire merci nakoze cyane yes ngira ngo hangaha rero nkuko mubibona twakiriye umuntu uri kugenda ushishikariza abantu kwambara neza agapfukamunwa ya nkuko bisanzwe nyine muri no biro turimo ndagira ngo nkubaze wowe uhageze sangahe yes murakoze cyane amazina yanjye nitwa Ndayisenga Albert nkabanzwi cyane ku izina rya Kazungu ndi umukangurambaga wabyiyemeje ya nkuko rero mubizi icyorezo COVID-19 cyari cyarahagaritse ubuzima bwose mu gihugu cyacu ibirori nk'ibi ngibi bihuza abantu benshi hari igihe cyageze rwose birahagarara yes rero nkuko mwari mumbashije nkuko gahunda yari imeze abavandimwe b'abasilamu basaga kwagera saa 12 ariko murabona ko na n'uyu mwanya baracyarimo baza yabitabira amasengesho gusoza igisibo murakoze kuvuga ngo rero kugenda ubashishikariza kwambara agapfukamunwa byanze bikunze n'ibintu by'ingenzi uri kubona babyubahirije ijana ku rindi cyangwa hari bamwe batabyubahirije wenda bitewe no kwenda ari umunsi mukuru ya murakoze cyane nyine natwe niyo mpamvu tuba twaje ahantu hari abantu benshi usanga benshi baba bibagiwe ariko nkuko mubibona ngiye nk'umukangurambaga wabyemeje Kazungu murabona ko hari n'urubyiruko rw'abakorerabushake tunashimira cyane na polisi urayibona ko na wa wundi wibagiwe tuba twaje kugira ngo tumwibutse kugira ngo hataba kwirara tukisanga icyorezo COVID-19 cyongeye guhagarika ubuzima bwose mu gihugu cyacu yesa ngira ngo wenda nawe byanze bikunze uri umusilamu njye sindi umusilamu ariko navuke muri quartier y'abasilamu mwambare neza agapfukamunwa sister ku buryo kuvuga neza assalamu alaikum nanjye ndabizi uvuga ngo hari n'umuntu wagutumiye rero ubuze kurya umuceri njyewe ntabantumiye ariko mfite inshuti nyinshi z'abasilamu urabona ko ndi mu nshingano ariko waza kuntumira rwose nakwitabira ubutumire nyuma yo gusoza icyatuzanya ahangaha kuri stade reka tugushimire murakoze cyane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yes ngira ngo kabisa ni ibintu byiza cyane mukomeje kugenda vibe muyibona iri ahangaha n'abantu benshi ndetse kandi by'umwihariko turaza kugenda tunashaka n'abandi turi buze kuba mu by'ukuri twabaza ndetse tukanaganira bigiye bitandukanye ibintu byinshi bigiye bitandukanye yes ngira ngo turakomeje kugenda tubagezaho show yose nk'uko bimeze uyu munsi wowe ubufata gute uwirayidi uyu ni umunsi w'abayisilamu bose muri rusange ku isi yose aho tuba twishimiye ko tuvuye mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadani umunsi wa Idil Fitri urangiza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani ni ukuvuga ngo abandi benshi bakunda kuvuga ati ngo noneho tugiye kurya umuceri ubundi umuceri koko murawutanga cyangwa naba ari amagambo nuko biramenyerewe cyane ko ku Eid abasilamu batumira abandi basilamu bagenzi babo n'abandi baturanyi bagasangira cyane cyane niyo bakunda guteka umuceri niyo mpamvu abantu kenshi cyane bakunda kuvuga ngo ni umunsi w'umuceri ngo no kurya umuceri nuko nicyo kiryo twavuga ko ari cyo gikunda gukoreshwa cyane ku munsi w'Eid ubu ngubu nawe watumiye abantu byanze bikunze watumiye nk'abangahe njye nabatumiye benshi cyane namwe muratumiwe ni karibu gira ikintu wenda ubwira abantu badukurikiye kano kanya abantu badukurikiye uyu munsi ni uw'abasilamu kuri rusange buri wese yumve ko ari free baratumiwe kandi uyu ni umunsi w'ibyishimo nimba udafite inshuti y'umusilamu nimba nta muntu wagutumiye ewana wihangane kabisa ubwo nyine nakundi umuceri uno munsi ntago uri buwurye so reka mbe mbaretse hanyuma tubonane mu biganiro biza mu kanya bikurikira we kora subscribe ubundi uze kubona ibiganiro biza gukurikira mu kanya ciao